bite byawe Nisana bitorenye uri gushaka kwicara mu nzira nawe gutambuka wowe cyangwa ko nabyawe mwana uri kwicara mu nzira iyi nzira umuntu gutambuka kumanuka inzira warayubatse ndiko nyine wewe warayubatse nese nyine kwa natarayubatse bivuze ko natahicara umva rero mwana harazwa kode wose urakodesha haraho wahinze wose warahinze akuzi kwa jango bafashe ubwonko bwe barabukura mangije baterekamo igikoma kitanahiye rero mwana sibyo ngenda ndikigenda rero kwitambuka kabwirwe nkuru God have mercy upon us. bumufata ometse ntabwo uri kumureba ubwo sawa rero usana indirimbo ya Bruce Melody wayere uvuga ngo byasa sawa nawe sawa ari nyine sawa nyine uko mutumvitambuke ingezi kumvirije ari numva iki nuko utagira amatwi na amatwi mfite arangana nkoresa abo nagra amatwi abone azamuzera aho ngaho asimura amatwi wowe wayafasha ukajya kwakira kugira amatwi kubutubona kubera iki mwana numva no surumva urambara n'umuga bwo no sineba wumva kibaje gucara mu nzira wese kuki waje ukaca nyine ubona kandi uko nzi ko ari inzira hari inzira nyoko yashize so wowe ni wayihashize akumanya bene kugenza uceho ubwo se woshizwe cyane mu muhanda nshinzwe iki none nshinzwe iki none akumbwire nagura umusekita nagura umunyenda sinu n'umupolisi ushinzwe iki hano nshinzwe uko nashinzwe nyine sawa ngenda muri sanje bisambo zanyanga muri nawe turebe hano nese wewe uyinyakira kuko njye nakuntu njye nanyura mu muhanda njye ukajya no kunangira mu muhanda bwo n'igisambo umbaza ngo ntabwo ngiye gutabaza ngo kumfatiye mu muhanda utabaza nyine kuraza gutabaza ngo sinaba ngo unaza gutabaza none se nyine niwe uvuze ngo ntago ndi umupolisi wowe umupolisi mvaye no se kinyanya ibyangombwa byanjye ngo se ugiye kubona ndiki imbecile ndumva maze no kumenya niba n'igifasa yagiso ntago mbizi ngabo tuvugana ibyo ngo kwa ngubwire rero nkubwire we mbwira iki kugenza kuko ndakuzi neza ugenzwa n'indi akandanga si mu rugo nguje kurya se urandeye usomamo umuntu ufite inzara cyane kuta wowe yego ndabizi yuko nyine nawe ariko urakoze cyane reka twumvikana ubwo se bari mu ruhere ko nkoze iki aha sa ngenda kure ko giye ubundi gitonda usanga igenda senga karitsiye uramaze nanjye kubwira mwana ziga amatwi wumva none ndiko ndiyavugishiriza sheri ubwo se mana yanjye mana junero mwako nazani no suri turutse ubwo nawe ufite she gashirira amenyo natamugira abakobwa mana usi umukobwa gukunda gukundira agendera ku kise baza agendera ku kintu se n'amaguru agendera ku maguru bagenda kuki ku maguru ayo maguru yande se cyangwa yawe yiwe nyine agendera ku maguru agiye uyirutse agiye birakureba ambaye ngo nawe uratereta ngo mushyire kungiye uzi ko gose ndeka nango baze mwana bandu muri rugo rudaro God have mercy upon us. uno rwawe urwo ngurwo inyuma y'umusatsi buryo urebe neza utaza guhonyora nafitinda mwana kuramo kamwe ndumva kanda nabisha nagwaye ni weho rero kambanze mwumvisha wa mbere ufite bangahe ngewe ni isoko n'amaduka sawa nyine ngo ni isuku n'amaduka nyine ni isuku n'amaduka muramenye ngumvishe ni isuka y'amaduka nyine ukumva ni isoko ry'amaduka kumvikana nshuti yanyu kudefande mu mafoto sibyo wishyiraho uwo mukobwa numva ukuntu batanavuga mvuge ati ngaho ziba nakumvishe banze ni kobwa cindi bona barakunda kumurishe arago alo sheri uyu nguyu twatumaze iminsi dutetana we mwihorere noneho ngiye kwa kabiri sabanu batandatu nakubwiye mutima gurandeye sabanu batandatu nakubwiye atangiye no kunesha umujinya urakagira ute sinabisubira wetonze oya wewe cisha make uceceke mbanze mu magaro wa kabiri ngureke nushaka magana batanu ariko nyine wagaragaye ku wa mbere sabanu batandatu nakubwiye kandi wasanga wa mbere ari wari wizeye kuruta abandi bose oya ngo Kelly yase shaka muzi ase tona Kelly betonze mbanze mu magaro wa kabiri ka Kelly atagiye hata yifata sha iracyari composition na kuko numva ikiri gucamo ndikusona Allo Ninde ugwamagaye ubusabe bagiye umuhungu mwaraye muteretanyira ijoro ni gasuko urabafite da ndabumvishe ndabumvishe agusita amayite njya ngo yereke yangaha oya bayitonze oya nanjye sondisha amayite ngiyamagarira amayite iyi telefone ni yayo ko numva utaye nyine wanandiza kugana amagara bizi cyane nago wumva gatizwe irimbi God have mercy upon us. amagara wa gatatu nawe nabyanga ariko wese ndaza kweka ayo ngo ntabwo yabya ayo ngo ntabwo turi kubwikorera mu kanya uyu ngo namuterese mu kanya amana numero ukumva rero ntabwo yanyibagirwaho kereka bafite ubwo nk'umwe wasanga n'ikiraya kikaba kitaze reka ntabwo nakubwiye gusa n'ibisamba ntabwo ubona kwizera hano umva yego alo sheri yego kutavuga ntabwo kunyumvara ntabikubwiye kuva kare mwana kubwiye
Ni wa muhungu wawe nomero mu kanya bamwita Gasuku. God have mercy upon us. Tayari. Ese ukazi niko usigaye ukora? Ngo nje ntwara ibishimbo. Ega na Ako nakabuza atakumbwa ntwara ibishimbo. Ega nicanye n'umushingwe. Umushingwe ninde? Ndereye na Ndeko ngende igishingwe anga ngende umwanda. Wowe umvase. Konverije ndi mumva. Nuza shanje ngiye ngwereke ngwemeza anga ngende nganye nawe. Aha ya. Ukande neza nyawe utaza kunsigira amamesa kuri telefone. Ala? Ntago muri kumwe. Mugereho umumenya abona shaka kumubaza akantu. Okay, ala. Asebe wari wagiye. Oya nanjye ubu ngubu urabona ahantu ndi. Nanjye gufata imodoka. Ko gufata iki? Ku Kinamba. Yego. Gusindaza kugera hora. Urumva ndamaze guca mu garage. Ko moteri yarayifite ikibazo. Oya, urumva ya moteri yo ifite ikibazo. Ariko be, sinijya ngiryo se. Zaho kangiye kugusaba. Nashakaga ko ku mugoroba tuze guhura. Hari ikibazo se? Uraburi ku muhanda wowe, nk'umanuka uva Sonatube uzamuka aho ngaho gakeya. Indahari yabaye ikibazo rega ni kimwe. Urumva ndaza kuva aho ngaho naniwe, ushobora kujya ku kibuga cy'indege kujya kureba Petit Frère. God have mercy upon us. Mu Burayi. Yego ngavuye mu Burayi. Yabavuye gutoragura ibishishwa by'ibirayi se murarari. Ndaza kuva mu Burayi ariko seko shobora no kujya utaza kujyayo ngo tumundi muntu. Sawa. I love you too baby. Uburetse gato yakubwire man ubundi abasika musana n'abasazi nabi kwiye kuva kera wanga kubyumva. Kabwirwa inkuru God have mercy upon us. Reka ko tubwire n'ikigo yana nabwo. Uvuye no gukoresha imodoka yacicucu wera imodoka mu bikinisha ariko. Ntabwo mwamukinisha ariko imodoka nyanya. Nakubona azahita azaguciraho. Prado Land Cruiser Toyota 356. Uvuze ubwoko bungaye bw'imodoka se di. N'imodoka mfite Lamborghini tugwete 335. 335. Zimwe ziva muri za Mahindara. Ntabwo wavuga imibare rwose utize 335 niwo mubare wagarukiye uri kwiga. Wari uhari se? Ntabwo nari mari ariko ticyaho yarabimbwiraga umunsi uko atagutanye 0. Yarambwaga ati cyacana n'igiswa. Ubwo se yarakubwiraga uri duwaje gukinza iki mu rugo se baza. Tuvuga se uri n'umuturanyi. Njewe se. Ntabwo naba umuturanyi wawe kabisa najya nirirwa. Najya kambwira yaga mu umuturanyi wawe kamwibwirira. Uzana najya kwibera. Naba umuntu nkanga mubera umuturanyi njewe. Ukaba umuturanyi ako nyagisanga umuturanyi wawe nako. Utwa n'iki ni Nimka rube ngewe ibirayi nako ucuruza ibirayi kubicuruza ni ntabwo vuga ngo utwara iki God have mercy upon us. Iki se ko umukobwa yakubese nyene yavuze ko nujye ntwara ibyo bishingo yavuze. Ureka kwigira umuntu ukomeye cyane rega niko nako kazi ukora erega nako kugira wawe gakorerwa urusu umwari iki ngewe urabitwara ibiki ibyo yakubwiye gatwarwa ubwonko na satani nge ntwara ibishingo uzi kwanda akanya meza na telefone yanjye tutaza no kwisiga amamesa. Abashingwe nta mutana n'ibyo bintu byanyu. Sawa sawa n'indimba Bruce Melody nabikubwiye kuva karuto njya God have mercy upon us. Ngumanga ganze kuza kubana nawe ndanagenda nigende gira gutya gira gutya tsira njaba nkora hizo njaba. Sawa ubwo nyine ugira iki nakusha nakubuje kuvuga ibyo bisaba byawe utaza gucunga umutwe nk'umennyi wa nani bereranga ku mwale ku maturo ya baraka.